asiga abwiye Kanyarwanda avuga ati mwana wanje nubwo ngiye amubwira byose uko abibona no kuvuga ngo genocide yabayeho abantu bica abandi ariko abantu bicaga abantu bapfuye bafite harimo abantu bapfuye bafite kwizera azi neza ati ndapfuye umuntu aranyisha nziziza ubusa ariko Imana irahari kandi izagirira neza bazasigara. Iyo ndirimbo ntabwo yitwa Kanyarwanda, benshi bayita Kanyarwanda ariko ubundi yitwa urumuri rw'icyizere. So rero urwo rumuri rw'icyizere ni urumuri rugaragaza u Rwanda rwabaye rushya turimo, ariko nanone hirya y'u Rwanda rwabaye rushya, Ambassadors of Christ turabwira abanyarwanda bose yuko hirya y'ibi byiza twagezeho tugomba gusigasira hirya yabyo. This month of April, the 100 days of commemoration, we want to commit you to God. God who never gives up on us. Please be strong and be encouraged. Thank you so much. Bakunze ibiganiro byacu turejwe no kubana n'abakozi b'Imana abaririmbyi ba korali yitwa Ambassadors of Christ Choir bari hano, ariko mbere yuko dutangira ntabwo ndi njyenyine, hari n'undi munyamakuru turi kumwe nawe hano. Turagira ngo ariko batangire batwibwira, turahera ibumoso bwacu. Murakoze cyane. Njye nitwa Kayijuka Moses kandi nkaba ndi umuririmbyi muri Ambassadors of Christ. Yego. Murakoze. Nanjye nitwa Ndiramiye Steven, nkaba ndi umuririmbyi muri Ambassadors kandi nkaba ndi umwe mu bashinzwe discipline. Murakoze cyane. Turejwe no kubana namwe, tubonanye namwe mu gihe twatangiye iminsi 100 ku nshuro 28. Umwuka n'uwuhe muri Ambassadors mu kudasigara inyuma mu kubana n'abanyarwanda muri iki gihe cyihariye cy'iminsi 100? Murakoze cyane. Nkuko bisanzwe kuva Ambassadors itangira twagiye dufatanya n'abanyarwanda muri rusange kubahumuriza cyane cyane mu bihe turimo kwibuka genocide yakorewe abatutsi. Twatangiye tubahumuriza, indirimbo zacu za kera nkuko muzibona kenshi zabaga ari uguhumuriza, ariko kubera ko amateka ya genocide nkuko tuyazi agenda ahinduka ari progressive, no kuvuga ko hagiye hazamo no kwiyubaka, kwisubizamo imbaraga, no kuvuga ko kenshi ubungubu ubutumwa dutanga no ubutumwa buvuga ngo twarabahumurije, twabashubijemo imbaraga, ariko ubungubu nyuma y'ibyo dukora iki? Tugomba kwibagirwa ibiri inyuma tugatumbira ibiri imbere tukiyubaka. Urakoze cyane. Ndibwira ko Sande aho ngaho yarateze yombi cyane. Ambassadors mugomba kuba muri abantu baharanira iteka kutabura muri gahunda uko byagenda kose. Abanyarwanda barabakunda, mubarwa muri korali zikomeye mu gihugu byarenze imipaka y'u Rwanda. Uyu munsi watubwira ko Ambassadors ari kiri kubwira umunyarwanda dukurikiye muri aka kanya? Murakoze. Nkuko mugenzi wanjye yabitangiye abivuga, dutangira korali umugambi wacu wari wo guhumuriza abanyarwanda, kuko korali yatangiye nyuma ya genocide. Kuva icyo gihe rero n'uyu munsi turi mu rugendo rumwe n'abanyarwanda. Uyu munsi iyo urebye u Rwanda rwa nyuma ya genocide ukongera ukareba n'urw'uyu munsi, urabona ko hari intambwe, harimo kwiyubaka. Uko kwiyubaka rero bijyana natwe, tujyana nabyo. Niyo mpamvu uyu munsi tubabwira ngo abanyarwanda dukomere twiyubake, ariko ntitwibagirwe, kuko iyo wibagiwe nicyo cyatuma n'ibyabaye biba. Twiyubake kandi twiyubake twibuka. Niyo mpamvu indirimbo zacu zigenda zijyana n'igihe tugezemo, kugira ngo dufate uwo murongo kugeza igihe Yesu azagarukira, kuko ibi byatubayeho turi mu Rwanda ntabwo tuzarwimuka. Ibi twabinyuzemo, ibikurikiyeho tubirimo, n'ibizaza tuzabibamo dufatanyije na Yesu. Turejwe no kuba ubu ngubu turi kuganira n'abantu bari kuvuga mu izina rya korali yitwa Ambassadors of Christ. Iriya ndirimbo kuyisubiramo ko n'ubundi yari iri mu butumwa bukomeza abantu turayizi. Nibwira ko ari yindi yatangiraga humvikana amasasu
yibutsa abantu ibihe bigoye abantu bari bavuyemo kuyisubiramo mwabitewe n'iki ni iyihe added value ni iki kiyongeyemo muvuga muti kubw'umwihariko ni abantu nibumva iyi ndirimbo bakuremo iki muvuge n'ubwo butumwa mugira ngo bakuremo? Murakoze cyane. Reka mbanze ntange context y'iyo ndirimbo. Nkuko twabivuze, uburyo dusobanukiwe concept ya genocide yagiye bihinduka, kuko mbere 94, 95 na 96 hari ibintu byinshi byari bitarasobanuka. Amategeko arebana na genocide yari atarasohoka. No kuvuga ko icyo gihe twaririmbaga iyo ndirimbo 95 abari bahari, ngewe na mugenzi wanjye twari muri korali icyo gihe, basanga abantu bose buzuraga amastade, iyo ndirimbo ikabafata ku mitima. Ariko icyo gihe twaririmbaga tuvuga ngo igihe turangije ubu twahuye n'intambara. Urumva? Nyuma y'igihe, kubera ko twagiye dusobanukirwa uburyo genocide imeze, ko utashobora kuyitiranya n'intambara, iyo ndirimbo imera nk'itaye agaciro, turayihorera. Ariko kubera ko yagiye ifasha abantu muri ibyo bihe, dushakisha uburyo twayigarura, ariko twayihinduye message yayo atari indirimbo ivuga ibya genocide cyangwa iby'intambara, ahubwo tuyihindura tuvuga, kuko urabona mu gihe twayizaniraga cyari cya gihe tuvuye mu bihe bya corona murazi ingaruka zayo, abantu benshi batakaza akazi, abantu benshi barwara, abandi bapfa, ibi byose bakibivamo ahita hazana ya ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Turavuga ngo ibyo bintu bibiri bifatanyije, ugasanga abantu benshi hirya no hino bihebye. Turavuga ngo reka tuzane iyo ndirimbo, kuko urabizi nubwo intambara iri hariya mu Burusiya, ariko natwe yatugizeho ingaruka. Essence yarazamutse, kandi iyo essence izamutse ibintu byinshi birazamuka. Ibiryo, ibintu byose, imibereho yarushijeho gusharira. So iyo ndirimbo twayizanya kugira ngo ihumurize abantu ngo ibihe tugezemo ubu biragoye, isi ntabwo yumvikana, ariko ibaze mu mutima wawe, wowe kuba ukiriho watanze iki? Reka nongere nsubiremo ngo ntabwo ari indirimbo yo kwibuka. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka mbonereho kubaza Sande, hari ibyo mugenzi wavuze, ariko mufite n'indirimbo yitwa Kanyarwanda. Uyu munsi wa none haracyariho abantu bagitekereza genocide nk'ikintu amateka yacyo yagorekwa. Hari abantu badafata ayo mateka uko ari, bari ahantu hatandukanye badukurikiye. Abo bantu mukurikije ko indirimbo Kanyarwanda, urugero, ni indirimbo inshuro zisaga imwe mwarayiririmbye, umwe muri mwebwe arahungabana. N'uyu munsi bisa nabyo byabaye, muri kuyiririmba bigaragara ko yahinduwe umwe muri mwebwe. Hari n'ubundi byabaye, ariyo ndirimbo iri kuririmbwa ayitekerezaho, uri kuyiririmba arahindurwa, bigaragaza ko ari amateka akomeye akwiye kuzirikanwa, akibukwa, abantu bagafata ibyemezo muri sosiyete yabo. Uyu munsi umuntu ugipfobya genocide nk'abaririmbyi, nk'abanyarwanda, niki mwamubwira nk'abakristo? Urakoze. Nkuko bivuze, iriya ndirimbo igihe cyose iyo turirimba twese tuba tuyumva, kuko indirimbo tuyitangira yanditse, tugatangira kuyitoza, burya tujya kuyiririmba hari imbere y'abantu twege tuyimazemo igihe. Abandi rero bayumva nabo bibatwara igihe, ndabizi hari abandi nabo bazafata igihe bakayumva, nabo bagakenera gufashwa, kuko ishobora kuguhungabanya. Kuko kiriya gitekerezo cy'uriya mubyeyi yari umubyeyi mwiza, abona ko ibyo birangiye, asiga abwiye Kanyarwanda avuga ati mwana wanjye nubwo ngiye, amubwira byose uko abibona. Ni ukuvuga ngo genocide yabayeho,
abantu bica abandi ariko abantu bicaga abantu bapfuye bafite harimo abantu bapfuye bafite kwizera azi neza ati ndapfuye umuntu aranyisha nziziza ubusa ariko Imana irahari kandi izagirira neza abazasigara. Niyo mpamvu uriya mubyeyi yahaye umurage Kanyarwanda. Umuntu rero uri aho ngaho hirya hino upfobya genocide arimo kwiburanya mu mutima azi neza ikinyoma kirimo. Niba koko yarakoze genocide cyangwa agafata umwanya akareba abantu bayikoze ashatse yaca bugufi agafatanya na Kanyarwanda kuko imbere nawe haramureba. Usibye kuba turi kuri iyi si ariko hari ahandi heza uriya mubyeyi wa Kanyarwanda yamubwiye ubu nawe arahakeneye. Nubwo agipfobya genocide azirikane ko akeneye kuzagera imbere y'Imana mu ijuru. Ese azahagera ate akirimo guhakana ukuri azi nawe neza mu mutima we? Reka tubaze na Kayijuka iyi ndirimbo Kanyarwanda mu butumwa bwayo murongera kwibutsa iki abanyarwanda ku kigendanye n'insanganyamatsiko yo kwibuka twiyubaka? Iyi ndirimbo nsubiyeho inyuma gatoya ni indirimbo yahimbwe kuko hari abana batoya no muri korari barimo ubu babaye abadamu abandi babaye abagabo ariko uburyo twababonaga iminsi babanye natwe bakiri abana uburyo wabonaga bahungabanye kenshi ubu ngubu siko bikimeze. Hari iby'Imana yagiye bakorera, hari kubana kwacu nk'umuryango uburyo byagiye bibubaka. No kuvuga ko iyi ndirimbo nanone itanga message ebyiri. Mama wa Kanyarwanda ngo yari mu gihuru ngo afite ibikomere kandi hari abana benshi ubu ngubu bashobora kwibuka bakavuga ngo iriya ndirimbo ni igihe wari mu gihuru, ni igihe wabonye umubyeyi wanjye atakaza ubuzima. Ariko umubyeyi yaramubwiye ngo ndareba hirya y'iyi mibabaro nkareba u Rwanda rushya, mfite inzozi, u Rwanda rushya rufite amahoro rudafite amacakubiri ngo abana bakina. Urumva ibyo ngibyo rero ndatekereza ko twarabibonye. Se twabibonye iyo urebye abana, ndibuka nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga ngo bigeze bamubaza ngo icyizere ufite ko u Rwanda rutazongera kugira aya marorerwa ni ikihe? Yaravuze ngo iyo ndebye mu maso y'aba bana batoya bampa icyizere ko u Rwanda rutazongera gusubira muri aya mateka. None ibyo ngibyo twarabibonye, ndabizi mwebwe nk'abanyamakuru murabibona uko twese turiho. Rwa Rwanda mama Kanyarwanda yavuze nirwo turimo ubu ngubu. Ariko hari ikindi twongeraho rero nk'abakristo. Nyuma yo kumubwira ibyo ngibyo twabonye yahise avuga ngo nanone hirya y'ibyo ngibyo ndareba isi nshya aho byose bizarangira, icyaha n'urupfu bitazongera kuba, genocide itazongera kuba. Rero nkatwe icyo tubwira abanyarwanda ubu ngubu ni bya bindi twavuze muri ubu butumwa twabigezeho. Icyo dufite ubu ngubu mu nshingano urwo rumuri rw'icyizere. Iyo ndirimbo ntabwo yitwa Kanyarwanda, benshi bayita Kanyarwanda ariko ubundi yitwa urumuri rw'icyizere. Ariko iyo abantu rero bise akazina rimwe na rimwe karafata. So rero urwo rumuri rw'icyizere ni urumuri rugaragaza u Rwanda rwabaye rushya turimo, ariko nanone hirya y'u Rwanda rwabaye rushya, Ambassadors of Christ nk'abavuga butumwa turabwira abanyarwanda bose yuko hirya y'ibi byiza twagezeho tugomba gusigasira, hirya yabyo hari isi nshya Yesu yagiye gutegura, kandi turabifuriza bose hamwe natwe kugira ngo twese tuzagereyo. Iyo havuzwe ikibazo wenda cya nyuma, iyo havuzwe kwiyubaka, akenshi biba bigomba kujyana n'ibikorwa bifatika. Genocide survivors, orphans, abo bose
turabizi ko korali ambassadors iri mu makorali afite ubushobozi bwo kuba yariyubatse nayo mu buryo butandukanye mu bikorwa bifatika. Ambassadors ihagaze ite? Hari igikorwa muteganya? Ese hari uko mwabitekereje mu gutiza imbaraga umuryango nyarwanda, mugira icyo mufasha abo ngabo muhumuriza mu buryo bw'indirimbo, mu bikorwa aho bihagaze bite? Murakoze cyane. Kenshi kubera ko twebwe turi korali y'itorero, tutari independent ministry cyangwa umuryango wigenga ufite uburenganzira bwo gukora icyo dushaka, kenshi usanga kubera ko tubarirwa mu itorero dukunze gukurikiza gahunda z'itorero. Ariko ambassadors uvanyeho guhumuriza abantu tumaze imyaka myinshi dukora, hari n'ibindi bikorwa bifatika, gahunda zo kwibuka no guhumuriza abakitse kuri jenoside yakorewe abatutsi twagiye tuzitabira. Gahunda zirimo ubufasha tukabutanga, gahunda zirimo kubakira abatishoboye tukabikora. Ariko hari n'indi ndirimbo twaririmbye yitwa ngo nibagiwe ukuntu yitwa, ariko ni indirimbo ivuga ngo byuka urabagirane. Indirimbo ifite igitekerezo cy'umwana mutoya, tangira ibaza ngo sinzi uko wanganaga muri 94, ariko icyo nzi wari mutoya, sibyo? Ngo wari mutoya ariko Imana irakurokora. Kuko urabona nkuko nababwiye, jenoside iri progressive. Muri 94 kugeza na 5 na 6 hari byinshi twari tutazi, kubera ko ibikomere kenshi bigenda bigaragara nyuma y'imyaka, ingaruka zikagenda ziza nyuma y'imyaka. Hagati aho rero twasanze ko kubera ihungabana abana bagize bakiri batoya, kubura urukundo, kubura ababyeyi, kubura ibyo bintu byose, wasangaga bagira tendency yo kujya aho batekereza ko bashaka ihumure, ugasanga bagiye mu biyobyabwenge. Kubera izo mpamvu, iyo ndirimbo niyo mpamvu twayihimbye ngo ntabwo Imana yakurokoye ngo nugera hakurya wiyandarike wishora mu biyobyabwenge, sibyo? Ni ukuvuga ko hagati ya 2017 na 18 n'9 twakoze campaign yo kurwanya ibiyobyabwenge. Twagiye ahantu henshi dukorana n'abafatanyabikorwa nka ADRESS, itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7. Icyo gihe dukorana na Trust Industries. Twagiye muri za kaminuza hafi zose, tujya muri bya bigo bya correction centers, cya kintu cy'Igikondo, tujya no mu bindi. Gahunda twari dufite yo kujya Iwawa ntabwo yaje gukunda kubera impamvu zitaduturutseho, ariko iyo myaka yose twayimaze tujya mu masekonderi, tujya mu community centers, ahantu hose hari urubyiruko, tubabwira ngo nubwo warokotse ariko ryahungabana rishobora kugiraho impact, kazisanga kubera kubura urukundo, kubera kubura ababyeyi na support. Kandi twese turabizi ibyo ngibyo, usanga urubyiruko rugira intege nke, rukaba vulnerable, ugasanga rurimo kwishora mu bintu batekereza ko ari byo bizabaha amahoro. So ibyo ngibyo kugeza ubu ngubu nibyo tumaze gukora. Iyo campaign twayikoze imyaka 3, ariko gahunda zo mu kwezi kwa 4 kwa 5 kuva kera izo tuzihoramo, kandi n'ubu ngubu dufite gahunda yo kubikomeza. Yeah, thank you so much. As we commemorate for the 28th time the genocide that was committed against the Tutsis, we want to encourage all Rwandans to keep up the fight, to keep the flame burning, to be strong, to be comforted. We want all the genocide survivors to feel that we are together in this. The ambassadors of Christ have always carried this banner
of support, of comfort, of love, and we promise to keep doing it until the end of our service. So to all our Rwandan friends, to all the people of this country that are struggling, that are living under difficult times, that are finding it hard to navigate, especially this month of April, the 100 days of commemoration, we want to commit you to God. God who never gives up on us. Please be strong and be encouraged. Thank you so much.